Yes, nizere ko umeze neza aho uri hose. Yes, jya wumva kuri mikoro, nitwa Jules, iyi bayita Smart News TV. Uyu munsi njya kwereka uburyo wasiba video kuri YouTube channel yawe burundu ntizongere kuba yagaragara na rimwe. Icyo uzakora, uzaza kuri application yawe ya YouTube, numara kuza kuri application yawe ya YouTube, icyo uzahita ukora, tuza hano muri video zawe, numara gukanda muri video zawe hano gutya, numara kuhakanda utegereze, numara gutegereza ubwo ngubwo mpite nkwereka uburyo wasiba video zawe kuri YouTube bitiriwe kugwa. Ahantu numara kuza hano kuri YouTube, uze muri video zawe hano, tuhakanda ngo tugiye kureba video ushaka aba ariyo dusiba kuri YouTube. Tuza muri video zawe, wenda uhisemo iyi ngiyi, video uzajya uhitamo uzahita uza ukande ku tudomo dutatu turi hano iburyo, dukandeho gutya. Numara kudukanda uzahita ubona ijambo riri hano hasi ryanditse ngo delete, uhite urideletinga cyangwa se usibe ya video yawe iri kuri YouTube burundu ntizongere kuba yagaragara. Iyi video yagufashije, ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse ukana na follow kuri TikTok account yacu. Muze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Mva kuri mikoro, yitwa Jules, ibayita Smart News TV.